Igisarubeti nacyo kiti nkabagora kuvamo rwose sindi buvemo vuba akuyemo igisarubeti aramuha. Sheri wanjye ni umukorodoniye. Yo adoda inkweto. Ya adoda inkweto n'ibindi nyine inkweto ibikapu. Banze bahoberane gake gake kabisa. Kandi nuko umusuje agwa kabiswita. Reka reka. Nta n'umukunzi ugira. Oya. Uri single. Y'abakunzi rega buriya wa muntu we umukobwa w'ibiza akeneye amafaranga. Uyu ninde se kandi? Gutekereza ari ndagufasha. Nta nubwo uzi umuntu mukundana koko. Uri kumva ari ndi? Akunda n'iminwa yanjye ariko ntayishyizeho makeup. Abakobwa bitaya makeup ngo baba ari babi. Oya. Uko nawe yambariye mu kazi kawe sora ko. Umiriza. Baby ndagukunda. Bivuge cyane babyumve. Ndagukunda. Umusaza avuze ngo murinda niko n'umusaza avuze. Akareka ibyo ntago bibaho nese yabonye abantu babiri bakundana bakabindaya gute. Urukundo kabisa urukundo hano ni rwiza cyane urukundo ni rwiza cyane kandi urabona ko bari seriye kabisa. Birangiye umukobwa ateye ivi walayi umukobwa ateye ivi. Reka turebe. Yego. Akatureba ukuntu biza kugenda reka turebe umuhungu nafungura amaso ukuntu biruza kugenda reka turebe afungura baby twagumana umukobwa aramukatiye kaya sinzi ukuntu tuza kuba twabigenza urabona umutipe hano biramurenze. This is from Jesus TV. Murabizi hano kuri Stream Jesus TV bimwe mu bintu duteza imbere du celebrating love cyane tugateza imbere abantu bakundana. Uyu munsi wongarukanye n'umukobwa mwagiye mubibona ko tugenda tuzana abakobwa batandukanye bakaba batungura abakunzi babo. Uyu munsi rero nawe tugiye kuba turi kumwe ngo agiye kuba tungura umukunzi. Umeze ute se? Meze neza cyane. Umeze fresh. Bakwita ngo iki rero? Nitwa Denise. Bakwita Denise. Niba hari muri kamera gake. Denise. Karame. Ubu ngubu rero tugiye gukora iki tugiye kujya kureba sheri wawe tumusange ku kazi kurebe ukuntu ameze. Se ujye ugasanga ari kumwe n'ikindi cyane. Ntabwo twanabyitwaramo ariko buriya twagerageza tukareba tubyitwaramo. None se ko kimwishora mu nkondo mwana. Soze ko inkondo n'insazi. Ntabwo ari ukishora mu nkondo ariko hari igihe biza bikagutungura kandi urukundo urabizi nawe. Nta kundi wabigenza urakunda. Ntabwo ajya kubabaza. Oya ntabwo ajya mbabaza kuko ndamukunda cyane nawe arankunda ndamwizera. Tugenda twigana gake hano turi Niya sheri harya ubundi akora iki buri? Sheri wanjye nyine nta kazi karenze kadanje kuko ntabwo namukundiye akazi afite. Sheri wanjye ni umukorodoniye. Yo adoda inkweto. Ya adoda inkweto n'ibindi nyine inkweto ibikapu. Yego. Wazikunda njye se ko ngifite. Oya ntabwo namukundiye amafaranga. Yanjye namukunze kwera umutima wanjye ntabwo nigeze mukundira amafaranga. Umutima wawe? Umutima wanjye numvisha ari we ukunze. Wumvisha ari we ukunze watuye mu tipe ngomba kujya. Mwahuriye bwa mbere rero mujya gukundana. Urukweto rwanshikiyeho ndangije simaciye. Hari abakorodoniye benshi mu by'ukuri ariko we yarifasha ati mushiki wanjye ngwino nkudodere urukweto. Naratambutse se ko nta mafaranga mfite ati nta kibazo impanuka zibaho abandodera urukweto. Urumva gute ni mu buryo bwo kugutereta rero? Ntabwo yanteretaga kandi byari bitunguranye. Nyine ese mvuga ati si abantu beza baracyabaho we bagira umutima mwiza. Numva nyine akantu k'urukundo karaje. Bito tumwiyumvamo gutyo. Nahise mwiyumvamo abarambwiye se wansigiye akanimero ndakamusigira duhita tumenyana uko nguko. Hanze duhagarara dore ngo uriya ahantu abari dore hari abari kwidodera inkweto. Tubwire tugamo tuntu hari utuntu nshaka kuza kumubaza tumwe na tubwira ni n'akahe kantu ushaka ko nza kumukubariza nitumugeraho.
njyewe ikintu kinjyanye cya mbere nshaka kumuporopoza nkareba uburyo biri bugende naba nkunda arabyemera. None kuki bino bintu mwabyiharaje mwana byo guporoporeza abantu ngo kuri YouTube? Oya ntago ari ukubiharara, ahubwo tuba tugiye turebe abasheri bacu abo bari bo, niba badukunda nyine biri imbere ya social media cyangwa abo batubeshya ari rwa rukundo rwo kwati sheri ndagukunda ahantu abantu batatureba. Niyo mpamvu tujya kubikora tukitwaza abanyamakuru na kamera kugira nyine tubereka ko urukundo rwacu koko ruri serious. Ahubwo so gushaka kwamamara mwana? Oya ntago ari ugushaka kwamamara, twe tuba dushaka nyine ngo turebe urukundo rwabo ko ruhagaze. Uramukunda byanyaze? Ngenda mukunda usakora mukunda eka nta by'agatwiko. Ndabizi muri kano kanya ntago ari kureba ariko iki kiganiro azakireba. Gira ijambo mubwira aka kanya, ndabizi ko azabisubiramo arebe ukuntu byatangiye. Kamubwire ikintu nifuza kumubwira. Ndamukunda cyane cyane, ntago ibi nabikoze kugira ntwike, ahubwo nabikoze kugira mwereke urukundo mukunda. Gusa biraterwa nuko ari bubifate ntawamenya. Urabizi ko wiciye isoko? Oya ntabwo ukunda. Hari abandi batipana bashobora kuba bagukunda cyangwa bakwikundiye akaba arakubonye hano akakumbona nyine nuko mukunda, kandi tunatandukanye nawe babwira, ariko nabo bagiye kureba igisubizo ni mu propose akanyanga, ubwo nyine ndaba nsubiye ku isoko, ariko nta nkunda ndaba ndivuyeho burundu cyane. Iki kintu yihariye kuri sheri wawe? Ikintu cyihariye agira amagambo y'imitoma menshi cyane, kandi nuko umusuje agwa kabiswi. Reka basa nagera kama agahangiye gusa umuntu mukunda nagwa ko kwitamo. Oya ibyo birabyo wafi ni kwitama niko kantu akunda kunkorera. So dore ngoriya rero sibyo kono bigiye kugenda sibyo, ntabwo njya nkunda ko tugenda ngo umuntu twite tumugera twese sibyo. Urankwita mikoro zanjye ndazijyanira gake ariko iyi ngiyi yigumane gutya, ahubwo wowe uyizimye sibyo, nujya kuza uyicane sibyo, wowe uraza guca inyuma hariya sibyo. None numara guca inyuma ndende kugenda ndaba bameze nk'umuntu uri kwiganiza umukorodene bibereye mu kazi ke, muazo bimeze gute, ndende uze kuza uzumutungure turebe ukuntu abyitwaramo sibyo. Sawa twagiye rero. Sawa abakunzi ba Mwiza TV murabona ko mutipe tugiye kuba twamugeraho abari gukora. Ubu ngubu twagiye tukaba tugiye hariya, dore umusore nguriya tugiye kuba twamugeraho. Mubereke mubereke umusore tugiye kuba twagera, niba tugiye kureba kabisa, tugiye kuba twamutungura. We n'umukunzi uje kumureba, reka tuze tumubaze turatwiganira gake. Urabona ko hano bari mu kazi tayari kabisa. Yewe umeze ute se? Umeze fresh? Nta kibazo. Cyane akazuba kahita kankubita mu jisho. Reka njye hano. Umeze neza? Ndashima Imana nta kibazo. Bakwita ngo iki se? Njye nitwa Steven, ishema ry'igiti cyaturutse mu shorishori bw'umushishi. Ishema ry'igiti. Ishami ry'igiti. Yes. Ukaba wibereye hano? Uri mu duki rero? Urareba mba ndimo kudoda, managura inkweto. Ko nyine niko ga service mba ni gutanga no ku muhanda. Niko kazi kawe? Yes. Nguzikora zikaka. Nese ko cyano mudaca aruko aboro umuntu ajyaca bagaca bari kuririmba zana gakweto tukagacafuza ibiki n'ibiki. Hano akamujya mubikora? Hano birakorwa ariko ntago ari buri munsi. Ako nyine usanga nyine nibiraka byabuze. Ibintu byabaye ibibazo wa muntu. Ese ukora nkangahe ku munsi? Ku munsi hari igihe nkora 5, hari igihe ajya munsi, nyine biterwa n'abakiriya uko baje, kuko hari igihe usanga nk'umukiriya aje ugasanga nkora nk'abantu 3 ku munsi, kandi kudoda urukweto ni ibintu biba byoroshye, nyine usanga bitagenda bitwara amafaranga menshi cyane, ugasanga nyine nkora nk'amaki ku munsi, nyine biterwa. Uracyari umusore sibyo? Umusore ibingibi ntago ntekereza ko umuntu ukiri umusore yakora kano kazi, hari ibintu byinshi aba yakora. Nihe mpamvu yatumye uvuga ati reka njyewe mfata umwanzuro njye kwidodera inkweto? Oya ubundi cyambere uko bavuga, perezida niwe wavuze ngo mukure amaboko mu mifuka mukore. Nta kazi k'umunyagara kabaho. Icyambere nuko mba nkwemo umugati kandi nkagira n'abandi bifashiriza mu nk'ubu ndasora rega. Urumva rero niba nsora ntago navuga ko akazi nkora kaba ari kabi. Oya. Kuko karangaburira, ndakodesha, ndishyura neza, nese aho kujya kwiba bakanyindura wa mugani. Ufite umugore se? Oya nta mugore mfite ngiyewe. Ubaho gutyo gusa?
njye ndacyari ingaragu nk'uko mujya mubivuga nako nk'uko babivuga ubu nta n'umukunzi ugira oya by'abakunzi rega buriya wa muntu we umukobwa w'ibiza akeneye amafaranga ubwo rero turabanza tukayashaka akagwira iyo atagwiye ntabwo usaba wabwira umukobwa wo mu bipangu ngo ngwino nkujyane mu rugo abona uri rubebira aho ngaho reka ese ntabwo uzi ko wenda byibuze aba ari n'umukobwa wenda waba ugukunda gutyo bisanzwe wenda umukobwa wamwunda ewe sinahamya ko yaba adahari ariko nanone ntabwo nabikompirima neza ko yaba ahari simbizi kabisa kuko akenshi usanga aka kazi dukora umukobwa kugira ngo akwiyumvemo agukunde bitewe n'aka kazi umuntu aba arimo gukora biba bigoye cyane bituma wiheba oya ntabwo niheba nizera ko umunsi umwe bizakunda nyine ubwo amafaranga azaba yamaze kuboneka kuko nizera ko n'abanyarwanda bazagera bakamfasha nyine nkabona n'akandi kazi karuta akangaka cyangwa bakampa akazi nabo ubwabo ni ikihe kindi wakora uretse kudoda amacapati nabikora nabyo nzi kubikora mbo akazi kose kaboneka katarimo ako kujya gupakira imicanga gupakira imicanga mu binombe nagakora rwose so hano ndamutse mvuye nyine mbonye umuntu ukankura akangaka mba ndi gukora urumva life yabihindutse ariko pana kujya gupakira imicanga kuko wapibyo kabisa none wambwiye ngo nta mukunzi ufite ariko hari umukunzi wakuntumyeho ngo umukobwa wakuntumyeho umukobwa wagutumye ngo uze njye ntumbwiye tugende urebe uriya muhungu barambwiye ngo anadodera ari kumwe n'abandi bakobwa si umukobwa ameze ate cyangwa n'abakobwa baba bakwishinza ko wabona uri umusore ntuwahise ntabwo mbizi nanjye tu ngiye ngize amatsiko yo kumubona kabisa amatsiko yo kumubona ubwo buriya nzamubwira burya azaze kukureba buriya naje kukwisura bisanzwe yuranze yose inese hano ninde ubutakuzi nese niba umuntu udoda inkweto urumva ninde waba utakuza cyane muri zino karitsiye asa nk'urukweto rudodera ngahe biterwa nyine nuko rwacitse nawe uzanye inkweto zawe urumva nyine byaterwa nuko urukweto rumeze nyine uyu ninde se kandi gutekereza arinde gufasha ndekura mwana oya nandekure nigire mu kazi ndekura mwana ikintu ari kuzana ku mukorodone yamutera igikoroshi buriya ahubwo mwihorere hajye kurusha nyirayikize ninde se kandi reka muvugishe wumve ijwi ryo uhita utubwira uwari sibyo yego nta kibazo si umuntu nubwo utekereza umuntu ushobora kuba yaza akagufata mu maso gutya njyewe se oya ntabwo naba mutekereza kabisa ntabwo wamutekereza oya ko ntabwo bagukunda twisubireho tugenda ndabona ariyo gahunda twakigenda kuko ndumva asigaye anyanga kubi nta nubwo uzi umuntu mukunda ari koko uri kumva ari indi ntabwo ndi kumumenya neza ntabwo uri kumumenya neza ijwi nta nubwo uri kumva uwo ari we n'ijwi wapi ese reka nkubaze bwa nyuma mubaze bwa nyuma ashobora kuba ari na mushiki wawe cyangwa ari na mama wawe k'abakobwa bavuga kimwe ufite umukunzi umukunzi ndamufite yitwa ngo iki bamwita Denise ntabwo ari we utubwira undi wa kabiri mwamukundana ko ni umukobwa mukundana tubwira undi usibye niba ari Emeline yego atubwira undi nawe ntabwo ari we ntabwo ari abawe oya nta wundi mukunzi ufite ndakeka ari aho ngaho gusa cyangwa babiri gusa undi ko se buriya navuga ko dukunda maze ikintu kigiye kubahuza ndashaka ko uvuga akajambo mujya mukunda kuvugana umuntu ukunda guha kisi ku itama kutavuga irajya yavumbuwe mupfukure mbanza nakurebe
Bamuvumbuye nyine. Ese kisoni zikwishe mwana. Haguruka umusuhuze. Haguruka umusuhuze tubanze turebe. Kamukura agakweto kabisa. Saruri seriye. Oya ambara nta kibazo. Oya guma imyenda y'akazi aka ni akazi kawe. Abana kuvuga ngo arara mubeke kuko arakandi. Ko mbona isoni zikwishe. Bagenda aragara kabisa haguruka. Ara fresh no nshaka ko. Niko. Bagiye Dore n'inkweto z'abakiriya dore wazishyize hasi. Haguruka rwose ubanza umusuhuze. Tubanza turebe uburyo bigiye kugendamo. Hara kabisa. Umukunzi aje kwareba umukunzi we. Katurebe. Banze bahoberane gake gake kabisa. Nano ni fresh cyane none urabona ko bimeze neza. Umeze neza. Nje ndashima Imana. Umeze neza. Emerine nuwahe? Arahiye ndaro. Emerine na Jose. Namusubize baramusubiza. Aya nakubyihoreye. Baby nitwa Denise. Oya baby yakubyihoreye. Nese ko bindenze. Ibiki bikurenze? Kuntu nonguye nyine. Ubu ndagutunguye. Sho Cyane rwose. Umiriza. Hano kabisa we celebrate love kabisa urabona ko barakundana. Ese neza cyane. Nta kibazo. Ko mbona byakurenze. Byandenze nyine ntabwo nzi ko wansanga ngiye ku kazi hano. Sina no kunyakira ngo basi unyere akantu nicara. Nta kibazo twagiye kwicara hariya ariko Mbona ufite isoni. Byandenze nyine. Byarangiye kabisa. Uko nawe yambariye mu kazi kabisa arako. Turakwirwa se ko hano fresh cyane. Nyagasani. Nanjye kanicara kuno dore nambaye ipantaro. Nta kibazo rwose baby. Gusa nyine ndishimye pe. Ndishimye cyane. Ndishimye cyane. Ubu ndagutunguye. Ntabwo numvaga ko nyine wankorera ibintu nkoreye pe. Iyo reka twite twikomereza rero twite tunakomereza hano. Bahise kujyana ku ruhande ngo mwibanga. Haranyakiriye hano niwe yakirira abashyitsi. Meze bite se? Meze neza cyane. Meze fresh. Yasa kuba witonze cyane mwana. Oya ni ibyishimo bindenze nyine ntago akenshi nyine n'ubundi ari kubwitonze ndaborana kuko mba nibereye mu kazi. Nta bintu by'akavuyo. Akwanza shira mutinya walahi. Cyangwa no kwa rovuze undi. Oya ntago mutinya ahubwo ndamwubaha. Reba ukuntu wambaye ariko abaryo baje kukora n'icyango ubuhagaze. Ese ibi ni akazi nyine nawe urabizi. Harya watubwiye ko witwa ngo iki wowe? Nitwa Denise. Nitwa Denise. Ntari nabikubwiye. Ariko ninjye yavuze bwa mbere. Njye nabikubwiye. Ariko ninjye yavuze bwa mbere. Nawe yavuze bwa mbere. Kuryo nta n'ikintu byakubabajeho. Impamvu bitambabaje ni ex wiwe buriya ntago yizera ko mukunda ku rwego rwo kuza kumureba ku kazi. Nicyo kintu nyetse kuko ngenda mwizeye. Urumva ko yizeye ko ex ashobora kuza kumureba ku kazi. Urumva ko hari akantu kakijyamo. Ahubwo natubwire. Ibyo tuzabikemura humura. Uzabikemura gake gake. Okay. Yambwiye ngo hari utugambo twiza ujye mugana nagira ngo umumbwire utugambo twiza, tumwe mu tugambo twiza ujye mubwira nomve. Cyambere cyo. Azi ko ari umuntu muza ku mutima cyane. Ibyo nawe arabizi pe. Kise yo kwitama yo ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe nanayimuha. Nigeze mbona ubikora. Nabikoze cyane. Bikore turebe. Bikore turebe. Nabikoze cyane rwose. Bikore turebe dore wena hano fresh. Sinabikoze baby waretse kugira koko. Nabikoze pe. Wabikoze ubu ngubu byaguteye isoni kuba wakongera ukagira. Oya ntabwo byantera isoni. Oya ntabwo byantera isoni. Cyangwa ex wari hafa. Oya natarahana Nyabugogo muri gare nabikora. Yego. Cyane. Ngemba ni proud. Bikore none turebe.
mba ni proud y'umuntu nk'uwo. Reka turebe wakunze. Njye naheruka kubona abantu rero basomana kera. Ngiye kureba uburyo umukunzi agiye. Ni kwitama nk'uko abizi. Yego. Kuki se ahandi utahasoma? Ahandi nabwo abyimiye nabikora. Yego rata. Oya ntabwo nabyemera. Kubera ko utabyemera? Oya kwitama niho tubiziranye we nawe arabizi ku munwa wapi. Reka. Isize make up. Abakobwa bita make up ngo baba ari babi. Oya. Garicyo. Usukuri. Namuze ngo cyane. Yabisubiremo cyane. Azagerageza njya mubimubuza. Sinzi impamvu aje kundeba nyine azi ko nanjye mbyanga kaza. None ukuntu bagize inzara ariko yigize gutya nk'abasilayi. Dore ukuntu bayigize. Niyo generation nyine turimo ntago wabitindaho cyane. Ubwo umuntu uzamugira umugore uri muri iyo generation yo gushyuha. Byashoboka. Uheruka kunyweza amafaranga angahe? Bebe wanjye ntabwo ajya mvuna cyane. Ayo mperuka kumwohereza ni 10,000 yari agiye gukoresha, sinzi ibintu yari agiye gukoresha muri salon. Ako nyine iya nyine akangiza ikibazo ndacyumva, andini nanjye nagira ikibazo nkaba nagira nyine nkaba nakimugezaho nakacyumva. Hari 10,000 ukora mu minsi ngahe? 10,000 hari igihe nyambikorera ku munsi nkuko nabikubwiye. Hakaba n'igihe nyakoreye nko mu minsi 2 cyangwa 3 biterwa nuko akazi kabonetse. Nk'ubu hari igihe imvura iramuka iri kugwa, ugasanga umuntu agiye gukora mu rugo, ugasanga uri gukora twaturaka nyine twabaguhaye avance. Amafaranga ukora mu minsi 3 akayakwaka ngo agiye muri saro gukoresha inzara. Gukunda umuntu nta kintu utamukorera kugira ngo yishime. Niko ubwo uri umutavunisha sheri wawe? Oya ntabwo ari ukumuvunisha nese si cyo nyine abereyeho nyine nk'umuntu witegura kuba yaba umugabo wanjye nubwo ntabizi numvisha avuga ex wiwe. Aba agomba kubikurikirana cyane. Wowe mukorera iki? Njyewe se nawe arabizi ntabwo ari ngombwa ko umuntu abivuga ariko nawe yagize ikibazo rwose arambwira. Iyo yagize ikibazo arakubwira cyane, turuzuzanya twebwe. Akunda kukigira nka sangahe? Nawe uri gukabya kurengera. Oya wikabya. Okay biterwa. Okay birashoboka ko nanone nk'umuti washira w'inkweto yari ari ku kazi. Umuti urashira bikagenda bite? Yari nko kukaza akambwira ati se baby ko umuti unciranye kandi umukiriya ataragishyura wabaye yinyereje amafaranga yakugura umuti w'inkweto ke nkayamwoherereza. Rero ntago namenya ngo ni sangahe. Ntago bijya biba ngombwa ko muwikorera se ku giti cyawe wati ngo waje tugakora umuti. Oya umuti ni umuti batera inkweto. Umuti batera inkweto. Umuti batera inkweto uguteraho ati musamutayimu nyine. Uwo muti wanakorwa wese. Ariko rero atareka nkubaza ngo abakorodone baba bafite akagufu. Ngo agira imbaraga nyinshi. Ntabwo ari ibyo kuvugira hano nawe winsebye ariko. Nese byo mvuze ingufu zo gukora iki? Imbaraga baba bazifite nese ubu ntubona biragaragara. Ariko gutereta akubwiye ko ari ikihe kintu cyiza kuri wowe, ni ikihe gice kuri kimukurura? Ikimukurura akunda intoki zanjye. N'iki kindi? N'iki kindi akunda n'iminwa yanjye ariko ntayishyizeho make up. Yego. Nukanga ajya akunda kuhanagura akabanza akagira neza bikakomeza sibyo? Oya ntago yabimanaguza nyine arambwira ntago abikunda uzisubireho nanjye nkabikora uko nguko. Numva rero ko umubangamira. Nyine hari igihe byangerega bikaducika ariko nyine ngenda ngerageza. Niko hari igihe bincika nyine ngashiduka nabyishyizeho. Wese nta namwe uramusanga ari kumwe n'undi mukobwa gutya cyangwa abantu bakakubwira amakuru? Oya nta makuru njya mwumvaho. Umukobwa ubwo yaba ari umukiriya umukorera itagenda. Ni fresh cyane. So wambwiye ko uje kuba watunga uretse nta kibazo bakiriya ntugire ikibazo. Hari umukiriya warumve nyine ngo nanjye. Hari ikibazo Shera ari kushaka Ihangane ndaje. Shera ari gushaka kumurutisha urukweto bajya kugwaho desa. No umukiriya nese umukiriya ko ari umwami. Erego dafite abo bakiriya ngo ujye ubona ibyo biceri. Hanyuma ubone nyine kuzazana umushira wawe nese ubwo yanyemera gute? Ntabwo yakwemera. Nta mafaranga ntago ibintu by'iyi minsi mbona ari amafaranga nyine byinshi muri byo. Okay. So turi kuzana ndaje we. Nta kibazo turi kuzana
yigeze kutubwira ko reka twihute ujye no mu kazi. Nabyumva akazi kawe kari gupfa. Turi kuzana hari bimwe mu bintu yambwiye ko agiye kuba hari imana agufitiye ashaka kuba yaguha. Imana mfitiye igihe kinini ngo mukunda mugafata udufaranga ukaba wakora iminsi ngaho ukamwohereza ukareka nyine amafaranga ushobora kudoderamo inkweto zigera muri 50 ukayamwohereza. Nawe yabishyize ku mutima ngo kugira ngo akwereke ko agukunda abihereza agaciro. Gusa iyo mpano niye kuko yanzaniye simbizi kabisa, sinzi n'uburyo tubigenza ngo ayiguhe. Nese urumva nari kumubwira impano mfite ni nkuko nawe ngiye kugutungura nyine nawe urabyumva ute se ahubwo hasundi kuva kare kose nyine byandenze ubwo Imana inganita impano ko tutari kwibara cyangwa watubeshye. Iyo mpano se hari imodoka iri kuyizana hepfo ngo ndaje mpamagaye numva aho bageze gusa ntabwo bitinda ni nk'iminota nk'ingaho banza bageze hari hepfo ahubwo nabakeka mu gihe batari bahagera. Urakeka iyo mpano ari ndakeka ikisubura ndakeka wenda ushaka kubanzaniye nka bimwe mu bikoresho njya nkoresha. Nk'ibihe waba ukeka ngo aho ngaho gukeka byo byangora nyine. Icyo nshaka ni uko uvuga icyo gikoresho. Ibikoresho se harimo imiti y'amakorosho ndayafite, harimo imiti y'inkweto. Indi mpano si ubwo yaba ari icyo kunywa n'urudodo n'ibindi byose. Yego indodo nazo narenze ikeneye. So kugira ngo umuhereze iyo mpano aba ari imodoka uzazuzamo ku kazi gutanyagira. Nta mukoradene wawe wowe naguze impano nateguye wasanga inarenze iyo modoka. Twari imodoka ugiye kudoda cyane wasanga inarenze iyo modoka cyangwa akaba ari n'umutaka uzaza ugutwikira uje mu kazi. Impamvu nari kwemera ko ari imodoka iyo mpano wambwiye ko ari imodoka iyizanye ahubwo y'ubwayo. Ubwo rero ndumva ntago yaba ari imodoka izanye indi modoka ntago ariko ndi kubyumva. Ngo pfuka amaso ndabizi ko iri hafi nturebe kandi pfuka amaso. Aho umereze umutima kuri gutera wowe hareba umutima amaso apfutse ntabwo uri kureba uri sure. Nasinzira nahumireza kurama turebe reba hano tureba muri kamera nure ku ruhande. Reka turebe mwana ntabwo mwizera ajya agira akajya ahumbya ukuntu nashyira nawumiriza ashyiraho n'ikiganza. Okay. Nibyo twagiye turebe. Turebe impano bagiye kumuha turebe. Reka turebe. Imana birangiye umukobwa ateye ivi walayi umukobwa ateye ivi. Turebe umukoradene reka turebe. Yego. Reka turebe ukuntu biza kugenda. Reka turebe umuhungu nafungura amaso ukuntu biruza kugenda. Reka turebe. Nafungura. Baby twagumana. Umukobwa aramukatiye kayo. Sinzi ukuntu tuza kuba twabigenza urabona umutipe hano biramurenze kabisa. Dore ku cyangwe cy'iwe umukobwa musanze ku kazi aza kuba yamuterera ivi. Habaye iki? Hano hantu rwose sinzi ukuntu tuza kuba twabigenza. Ubanza umutipe ari kurira ari kurira muhoze. Ntago maguruka atamagurukije surabyemera twagumana ntitugumane. Biragenda biteka turebe. Gira icyo uvuga. Reka mukubarize. Urakoze. Kamukubarize. Niko. Meze bite? Reba umukobwa wawe uri kumuvunisha. Ngiye kubyina. Yego. Ese urabona atari kuvunika? Reba igihe amaze apfukamye. Oya ndemera kuvuge ndi buvunike. Ariko hanza mukundana koko. Turebe hano umutipe rwose amarangamutima aramurenze ku gisarubeti cye cyiza cyane. Katurebe agiye kwishyiramo.
igisarubeti nacyo kiti nkabagora kuvamo rwose sindi buvemo vuba akuyemo igisarubeti aramuha urukundo kabisa urukundo hano ni rwiza cyane urukundo ni rwiza cyane kandi urabona ko bari seriye kabisa ni ibyishimo byinshi cyane kabisa dore tipe byakurenze ngaho mwicara mwajya tuganire ariko nako mugumye muhagaze utaza kutubeshya ese umutipe ko atavuga se ko wagize isoni noneho kubanza n'icyo ugiye kumutunga ndabona adashaka kuvuga nikumva wabyina byina nta kibazo nese ko duhari none reba ikintu gitangaje abantu bose baba bari hano shara urukundo rw'iki gihe wallahi niko hise ukuramo igisarubeti cyawe cyane rwose ahubwo ndikumva nabuze ukuntu nabivuga yego ariko byakurenze byandenze cyane bura azabibona nituramuka twongeye guhura nimwongera guhura se ngo mugiye gutandukana musohokanye ejo no guhita mpanga ukuntu musohokana sunga aka kanya amafaranga urahita uyabona uyu umuntu aba yarizigamye biraza gukunda ndabizi ubundi abandi iyo umuntu amaze kuguhereza impano nk'iyo ngiyo uramuhobera wahiza kumuhobera ukanamukubita n'agakisi kugira ngo unabyereke abantu ko umukunda byanyabyo ntabwo ibyo bintu bijya bibaho ko umuntu yakwambika impeta ngo ugende gutya imbere ya kamera ugomba no kubigaragaza n'ubundi ndaza kubikora nta kibazo ntabwo ari ndaza ndetse ko n'ubundi byose mwabiberekeye kuki we yafashe umwanya akabikora akakwambika impeta imbere ya kamera ngana bitwereke ega dore urukundo ntabwo ari urwa nyarwo iyo ku munwa niyo nziza ndeba ubusesi numva ndi gutinya na kamera ndi gutinya ndetse kamera ndetse ari ugutera ivi no kumusoma ikigoye ni iki ikigoye no gusomana imbere ya kamera yego nagubona ko ngira isoni bamubwire ko umukunda baby ndagukunda bivuge cyane babyumve nibyo nakoze birenze kuvuga ko nkukunda ibyo wakoze birenze ko umukunda utanamusoma imbere akamera ko hari undi muntu uri kwanga ko akubona nagaruka ndi kwanga ko undi muntu ambona ariko ibyo nakoze byo birenze noneho njye nabyemeye no kumusoma ariko yabyanze urari buze kubikora sinzi igihe ari bubikorere nako dore nguriya wamubonye wumvishe ibintu avuze agasari ya jokingaga nawe nabyumvishe uriya muntu uramwerekanye ya jokingaga uriya muntu avuze nk'iki ujya umubeshya ko umukunda none ngo akubonanye n'undi njya mubeshya ko mukunda ntabwo mubeshya nako ngo ujye umubwira uramukunda koko uriya muntu uriya se aravuze ngo uyu musore se akajya ambwira akankunda ahita yiruka yareka urana ntabwo muziranye okay ijambo rimwe wabwira uwo mukunzi wawe nk'uko yambwiye ngo arifuza ko tubana akaramata nanjye numva ko namubwira ngo sinamubwira ngo tubana akaramata ahubwo Imana izaba idushoboze tubana akaramata nicyo kintu mba numva kirenze namubwira pe kandi ndamukunda cyane ikintu wamubwira yahindura kuri we ni ikihe kugira ngo muzagumane neza nanjye nyinshi muziho cyane cyane ibintu byo kwisiga ku munwa nkumva namusomye ariko ibintu byo kwisiga ku munwa azambabarira abice burundu nzagerageza nawe gira ikintu umubwira yahindura kuri karagiteri ikintu umubwira yahindura ntakagire isoni cyane mu gihe bimurenze yego kugaragaza amarangamutima ni byiza ariko isoni nyinshi wapi nanjye nzagutungura nta kibazo dusoze rero ajye no mu kazi dore abakiriya babaye benshi dusoze ajye no mu kazi dusigare njye nawe tuganira nawe agiye ajya mu kazi gake ntacyo bitwaye ndaza kugusezera sibyo sigara amahoro ese ko urasanga bamutwaye oya ntabyo gutwara undi nuko ngubu umusaza avuze ngo muri indaya niko n'umusaza avuze akareka ibyo ntabwo bibaho nese yabonye abantu babiri bakundana bakaba indaya gute baba babyemerewe
oya ntago babyemera ariko abantu bakundana bagomba nyine kwitanaho. Kwitanaho. Iki gikorwa ukoze rero yegeza mikoro fresh. Iki gikorwa ukoze muri minsi turi kucyita igikorwa cy'ububwa. Muravuze ngo ndimbwa. Ku buryo n'abahungu nabo ntabwo bagitera amavi ariko akabona umukobwa nkawe uraje TV umuhungu. Nta ngaruka biri bukugiraho? Ingaruka oya zo ntazo. Iyo usko nta wundi muntu beshya ubwo rero nta ngaruka ntazo. Okay, apart ya bino mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nkora muri salo. Ukora muri salo? Nzara ukora iki? Nkora inzara, ndasuka n'ibindi bijyanye na salo. Batuzaguhereza akazi umunsi umwe tuzaza muri salo yanyu ubidukorere. Reka dusoze rero n'ubundi nawe wari waduhaye umwanya uravuga uti tuze kuba twagufasha gutungura umukunzi wawe. So dusoza gira ikintu ubwira abari badukurikiranye. Abantu bari badukurikiranye ikintu nababwira mwakoze kudukurikirana. Ikindi kintu nababwira buriya nubwo sheri wanjye akora ibintu by'inkweto hari n'akandi kantu ajya akora ntabwo guhita nkashyira hanze. Buriya akina komedi. Mukina na komedi mwese? Twese buriya turazikina. Nuko ngo yaguterese mwahuriye aho hantu? Oya ntabwo yaterese twagiye gukina komedi. Njye nawe dukina komedi ndetse n'abandi bagenzi bacu. Nuko ngo wasanze akora kano kazi uhita umugatereka bangira umushinga. Byose arabikora kuko ntabwo umuntu ukina komedi ntabwo igihe cyose ahora nyine akina tu. Nakara ni akazi kandi byose ni akazi kandi ni akazi kabi. Rero twebwe dukinira Ishema Komedi. Wanyarukiraho ugakora subscribe, like and comment. Okay. Komedi byaranze abivanga n'ubudozi. Oya ntago komedi byanze n'ubudozi kandi ntibyanze ahubwo abikora bikunze. Cyane yitwa Channel yacu yitwa Ishema Komedi. Ishema Komedi turaza kuyipininga mu kiganiro n'abantu bazakireba bazayireba sibyo? Murakoze cyane. Nicyo cyonyine wumva wabwira abantu. Nicyo nabwira abantu kandi muko niba ukunda umuhungu bimubwire n'ubundi ntaheza hisi. Umuhungu wakubonye akagukunda agashaka kugutwara unamukorodoniye. Umuhungu wambonye akankunda oya wowe yihangane kuko ubu ake karenge byarangiye ubantwaye nako natwaye umuneko nanjye bantwaye. Ikibazo cya nyuma fata mikoro neza. Ndayifashe. Uriteguye? Nditeguye. Uzitukuza ryari? Oya ntago njye nakitukuza. Ntago nakitukuza ari nayo mavuta asigaye yonyine yo kwisiga. Narekera kwisiga. Wakora iki? Ntago nakisiga ubwo najya nkaraba nkigendera cyangwa nkisiga ubuto. Ntago nakitukuza. Akisiga ubuto sukarya iki? Nyine ubwo najya nkoramo gake nkisiga ubundi nkabuteka cyangwa nabitogosa ariko ntago nakitukuza nta nubwo bibaho. So urakoze cyane. Namwe murakoze cyane.